urashobora ko ntari ready noneho Mbega wananiwe kuri wowe tayari What's up, my G? What's this? Your G? Hey, let's go to man kind of engine give you a deal of faranga or you Charles. Go straight. Katie are here. So mama ganbaze Kate kandi twazogiye kumbwira ibyati. No nsubiza ibyo nkubajije. Kate ari muri vacances man. Nusura cyafite ibintu by'ibipanike ngo nuko ataragwamagara. Kate ari muri vacances. Yeah. Fatwana ari. Fatwana. Umukozi wawe yari kumwe mu rugo muracyari kumwe. Kubera icyumbaje Fatwana. Charles mbabarira nsubize nkuko ndi kubigusaba. Fatwana ahantu ari urahazi. Bape man. Kara gapeti gafite utuntu tugiso tutari fresh narakirukanye. Kubera iki se? Wana Fatwana ari wanje. Fatwana ari wowe akora iki se? Charles ndabizi warambeshye. Kate yarabuze. Amakuru yose ndafite 100%. Fatwana yarabimbwiye. Soko. Ribyo nta kintu muzi. Na mutagira icyabaza n'iko namusi. Nta kintu nashobora. Abuze icyo utashobora. Ufite amaguru n'amaboko. Shawe byinshi washobora nawe utashobora. Nta kintu nashobora. Kumenya kujyana kuruba abandi baruri hejuru. Ni kwisimbuka uzamu nsoro mabindi ibyo ndinganye nabyo. Abantu dukora akazi ngaka tutaranabihisemo ari ukujya mu tubandi dufonde ubuzima nange tugere kujya abandi bagezeho dukwiye gukundwa na ba muntu. Icyo se kandi ndabikubwiye. Ubwo nta mahirwe dufite yo gukundwa. Nabo tubonye baba tujyana tureba. Ego kutubaza ngo tumenye ibyo turi byo. Ni kubaza ibyo byose ndabikubwiye ko nta kintu mumaze nta kintu washobora nta muntu wagukunda. Jewe? Mwana umusari. Umuzima. Hanyuma ubona ndi muzima mfashe. Nyuma nkora byose kubona ko nyine nta kintu ngwese bamubwiza ukuri. Okay, ngambwira ubufasha bwanjye nyine. Ko nta kintu byamufasha ndeke kugufasha. Kiri cyo ubufasha ushaka kuri njye mbikore. Fatwana rero narakirukanye ariko kubera nyine ibintu by'imico mibi ariko ari mu rugo namusize mu rugo. Hanyuma se Fatwana yaje kubwira ibiki? Charles ibindi kubaza ndabizi neza 100%. Bihagazeho n'amaguru abiri. Fatwana ukimara kumwirukana yaje iwanje. Yambwiye ibintu byose byabaye. Kandi ambwira ko n'umugore we atagiye muri vacances. Yabuze. Okay. Ambwiye n'icyatumye abura n'ubundi. Umva ngire bro. By the way, Charles, twumvikana. Come on. Uriya mukobwa usibye no kubena nakubwiye ko nshaka kumutere cyasa namukunze. Uriya mukobwa ni nka mama nari mubwiye kufana kera. Already nawe kizemo ibyo bintu. Ndamwubaha, ndamukunda. Kandi uzitera stroke. Ni ibintu bibiri. Kandi uzitera stroke. Yaba yabuze nawe urabura cyanjye mbure. Yaba yapfuye nawe urapfa cyangwa njyewe mfe. Ni ibintu bitatu. Bro, we kwitera stroke. Ibintu by'ibi stress ntago bigezweho man. This is the thing. Icyambere. Ntago umugore wanjye ajya kubwira umukozi wanjye ahagiye. That's number 1. Sibyo? Charles zonjugana sinzi shaka. Aretse gatoya. Relax man. Chill. Sawa. Kate ari muri vacances ntago yabuze. Okay, niba ari muri vacances muhamagare. Koha. Ndamubagara phone yarayisize mu rugo. What the heck is wrong with you my friend?
boss yakujyanye akagukoresha ibyo ashaka amagambo yambwiye kandi nanone nanjye nitekereje uko nsanga nibyo ubwo ibyo ngibyo bigarutse gute se kandi banagiye mu cyiciro kitari icyanjye manize igihe kitari icyanjye banagiye ikigoroba kandi ari kwiga mu gitondo naratekereje mbona nanjye nitope ndi kuko nanjye ngatekereza mugana umuntu nkanjye ngerereza umuntu nkawe tugira ubundi ko natwe tuzakora imbwe bwa kane batora umuntu nk'abandi nanjye ndi umuntu nk'abandi uri kumva kandi urukundo rugiye urushaka rwari rwagiye nanjye urwanjye nkwereka ko rwagiye iwawe rwari rwagiye ako nanjye ndagukunda ntabwo ari ibintu bihishwe nanjye ndagukunda ntazugombe kwereka kuko mfite amaganya ngareke kandi umuntu w'umugabo ntase amaganya ufite n'ayiki kuba ngukunda ndagukunda ntujya kwita ku byane ngo barambwiye ntacyo ushoboye ntujya kwita ku bandi nta kintu byakugezaho kuriya mukobwa ararenze ubona uwadanje ok wowe umukote ko nakubona ko wazize ko nta kintu ngubu bikimfasha nyine umfata ute wowe ku giti cyawe umfata ute ese umugore aragenda akamara tuwikisi utaravugana nawe ubundi arashaka kurelakisa mani ntabwo ugira injiji ngo bigende gute iyo nza kuba mfitanye ikibazo na Kate kuki ntari gutandukana cyangwa ngira ukuntu mbigenzaho kugira ngo nshake ibyishimo byiwe nawe urimo shyira mu nyurabwenge yawe ariko bro nta nyurabwenge Charles James uvuga sibyo this is the thing sibyo I don't know I don't care ibyo agakozi kaje kukubwira umukozi yiri gushaka amaramuko bitaba ryakariho nubundi kuko bashaka ukuntu arela agira a profita situation ziriho sibyo that is number 1 number 2 ntago agirana amagambo na communication n'umugore wanjye ku buryo yamubwira ngo ari he icyo nkubwiye ni kingiki Kate arahari Kate ari safe Kate ari muri vacances point Charles byose urabizi Kate nawe uhari urabizi byose ko ntawe uhari hanyuma wikwijijije then nunguke ki nungukire he chill brother chill so relax man isaha ziri zo kugira ntizigera azagaruka ahubwo se mbwira deal y'amafaranga man Charles ntango ukiri inshuti yanjye mu gihe Kate ataraboneka ubyibagirwa kandi ngiye kubyikurikirana ndabimenya is that a threat utega mbere utaransobanurira neza icyo ndicyo ufataga nk'umuntu nyine ushobora kugira umuntu w'inshuti yanjye ya hafi kuko wafataga icyo gihe n'umutima wawe wari gukomeza kumufata ntihagire igihinduka sibyo akoze kuko nta kintu nageraho uzakigeraho kandi uzakigeraho turi komiseri mu rugendo rwose uzatera tuzaba turi kumwe ibyo byose biri kumbaho reba umuntu iyo agiye gusimbuka abanza gusubira inyuma noneho kugira ngo ugere ku cyo ugera uzabanza gukora cyane usanzwe nawe ushingira kumbwira ku cyo ngurankunda kandi nta kintu njye mfite urajya ugira icyizere ko urukundo rugiye rushaka kandi ibintu ntibishaka sibyo amagambo umuntu akubwira nawe ugasubira inyuma ukitekerezaho ujye utekereza neza gusa nta wundi ibintu byose bizikora kandi ujye umenya ko nzajya gukunda iruhande sibyo ujye umenya ko ahantu hose nzajya ndi iruhande rwawe sibyo turamburakara Chabro ça fait longtemps kabisa mana twakiye no mu maso bigaragara byatari yes twagiye kiri kikarasa kirere cyankoze wallahi wabaye akayobe kameze neza urandusha inzobe ako man straight to the point kuki utabanye na Kate njye nari nzi ko ari umuntu muzabana gusa sinzi impamvu byagenze uko mbibona niko nabyumvise what's wrong Chabro nakubeshye nanjye
nabaye so surprised mbonye nabanye na Charles. Urabizi ko Charles yari inshuti yanjye magara. Ariko by the way Kiti yaransobanuriye ambwira ngo impamvu yabanye na Charles ngo ni Mary wanyu wabishatse. Ni Mary wacu wabishatse. Kandi ibintu by'imiryango urabizi njye ukuntu ngendamo gakeya kandi mwe famille yanyu muri kuru bya danger. Ntahinze ko ndari ibindi hari izindi nyungu mwe mufitemo. Then wowe ufata umwanzuro wo kumva ko Charles ari ukwiye guharira Kate. Ntose nari kumubwira nkunda ku ngufu bro. Senti wakora iki nawe ugize muri situation. Urabizi ko niturije niba mbonye ikintu ndihitira nkigendera. Ntango kiba ari cyawe. That's when I say bikura no mu bwonko ndabyakira. By the way namubereye na pare. So wabibonye se ku mafoto y'ubukwe. Narabibonye. Ese nihe impamvu yaba yaratumye uba pare we kandi mufitanye ibibazo? Senti urabizi ngiye ukuntu nkoze ndibagirwa. Kandi uri umukobwa ntago mwakundana ku ngufu. Kandi urabizi ko nura mu G-man Charles nini ganje kuva zamani kabisa kuva mu bwana. Bro listen. Naruhara ufite mu ibura rya Kate. Usko nawe utanze. Kuri man. Usko nawe utanze. Ubwo se nagira muri ruhari. Naje gusagamba bano wanjye muriye. Ushaka tuvugane kwanza njye nawe. Ubushize warasinica inzu bya Umuriro. Buriya rero iyo umwanzi akora ashaka guhusha rimwe yasubiyemo bwa kabiri ntabwo yahusha. Nashaka kugira ngo tuganire kandi anyumve. Sawa? Kandi ibyo mubwira ubishyira mu mutwe wawe. Ese kutasubije ntabwo uri kumva wowe? Ndamubwira. Nubwo ubu tuvugana wagarutse mu rugo rwanjye, amategeko n'amabwiriza bisa nk'ibyahindutseho gakeya. Uzaramuka na rimwe wongeye kubumbura umunwa wawe ukavuga ibitakureba. Uziko urubaga inkoko uyu mutsi wawe tajekirere uyu. Ubundi unyuze ufata icyuma se kiri. Wow, mana ya. Okay, kani dai na nonya. Utahujaye. Icyuma kigira ibice bibiri. Hari ahangaha yifashishwa mu gukubita amagufa uyamena. Hakaba ahangaha humura ntabwo urandakaza humura. N'ubu ukuntu hasa nk'aho hatyaye. Ahangaha hatyaye rero urumva iyo unyujejeho hano kuri uyu mutsi nk'inkoko cyangwa ihene mu masegonda 30 umutima ntabwo uba ugifite amaraso yo gutera kuko wayashizeho. Kandi koko nibyo bajya bavuga ngo akoze uyu mutima gasesekara ku munwa. Ya safuriya iriyo nzaguteka mana yawe. Ubundi byose ni iby'ikiko. Urumva nzabanza murye zinga Mana we. Wumve bizava mu munwa wawe. Nzabanza murye zinga. First of all, mwaratandukanye. Bambwiye ko wabaga mu bintu by'ibiki. I think it was even a depression. Right? Noneho nyuma yaho Kate arabuze. Ariwe watekereza iki? Chill bro. Nta ruhare nigeze mbigiramo.
nanjye kandi ndi kubikurikirana. Muri polisi ikirego cyagezeyo mani. Nanjye nibyo nifuza. Izina ryawe ryiganjeyo cyane. Nanjye ahubwo nari kujyayo kuko ndashaka kumenya ahantu Kate ari. Aho Kate ari urahazi kuko sinavuga Mary akunda Kate bya danje, nta kintu yamukoraho. Ari uwo bashakanye, of course barashakanye barakundana, urukundo rumeze. Are you sure ko bakundana? Of course. Baho bana badakundana. Gusa man bro, bikurikirane nkuko wabicishije muri izo nzira zose, we bikurikirane ahubwo najye nyeforma byibura ku makuru menshi agenda ubona polisi guha basi. Ariko iyo mijinya yihorere bro, imijinya yihorere nje nta muri nibura rya Kate kabisa. Use dusanze iperereza risanze ari wowe muntu ufite mu ruhare runini cyane man. Icyo bintu byihorere man bro, reka kunyigira bari inshuti yanjye man. N'ubu still nawe man, ese ndi inshuti yawe ahubwo tutari kwizera inshuti yawe bro. Man wari inshuti yanjye. Kate wamukoze iki man kubyo yabura? Sense ibyo bintu byihorere, gabanya ibyo bintu. Niba bishiza muri polisi, reka polisi ikora akazi kayo, then uzamenya nyine rizita nyuma. Man ntago naba neza cyangwa se ngo mwitwareho ko nakwitwaragaho nka mbere hose nka bon frère bro. Nari nzi kuzaba man family ibyo. Chirenga family drums. No, hano ntanyamiriho kwitako. Urumva? Iyo nshobora kuzayikoramo isambusa. Wagabanya ibyo niko biri kuntera ubwoba. Noneho uretse gatoya, buriya hari inyama yitwa inkoro. Urumva? Fatwa. Kanani. Ke nawe turi inshuti. Sibyo? Buriya rero abagabo bapfa byinshi. Nje nawe ntituzapfa gusa. Ntituzapfa umunwa wawe. Umutwe wo nzajya gucirira mugabo arizo zirurya mu isosi. Buriya rero hari n'igihe abantu bavuga ngo polisi ngo iperereza, buriya iperereza izikorwa ruko ari ibimenyetso byagaragaye. Wowe uzahari igitabo. Kera hari bitaga kurasa inka. Batoboraga hano gatoya, amaraso bakayanywa gishyushye, burya bafite muri intungamubiri nyinshi. None utekereza inka ziba zariye ibyatsi, none urya ibyatsi, unywa fanta, urya inyama, uzi intungamubiri buri ufite. Uzi ko cyo kuza nakurya mu kwezi. Sasitana n'ijoro byose n'ibyigiko. Ntabyo nzavuga. Urumva se nabivuga ngo ntiyurishije akazi, ntabyo nzavuga. Oya, ikibazo si ukubura akazi. Ubu noneho harimo kubura ubuzima bwawe. Bitekereze. Sibyo? Ngayikomereza akazi kawe. Ko shaho waryoha shaho umuntu agutogosheje. Fatwa. Karame. Nubwo ndi guseka ndi seriye. Nawe. Ujya kuri byeri? Oya. Byiza cyane. Ariko byabwa muri umugabo utumwe inzoga no kuroga yaroga. Buriya ntuzandoga. Ariko ngenda kingiye. Nani nzi umushuti w'umurangi. Ndakingiye ngemeze neza. Mfite n'abandi bashuti b'amasayi. Cyangwa wenda nkakugira ihene ukajya urisha ubwatsi muri passport. Bodo warekeye aho ngaho. Ntabyo uzavuga. Uzacunga umunwa wawe. Urakoze cyane, ngahikomereza akazi. Mana wa udengera.
Ninde? Injira. Wowe kandi hanyuma se umuntu ugatangara. se urinjira wicara nta nakaribu hawe bimeze bike. Hanyuma se numbwire karibu hanze. Ese ko wavuye mu buzima bw'umwana wanjye hano uje gukora iki none? Hanyuma se ko naravuye mu buzima bw'umwana wawe nicyo cyatumye mumugurisha. Kungu iki? Ariko mama ke. Keti ko tukiri kumwe yarameze neza kurenza uko yameze ubu. Ntuzi niyo uri umubyeyi we. Keti ari ndashaka kumenya Keti ari he. Bishatse kuvuga ko ufite uruhare mu bura ry'umukobwa wanjye. Yego. Niko ushatse kumbwira? Abanje kubaza iki? Ni wowe ukiza ahubwo wasanga uje kunshinyagurira gusa. Hari ikindi se bura kiba kikuzanye? Uvugishije ukuri? Keti nzi. Bimbwire neza uyu mukunda yakeneye. Yaba ari wowe uri inyuma y'ibura ry'umukobwa wanjye? Ese ubu ni mama ke. Ni ibiki wabwiye Keti kugira ngo ntitubane? Ko nzi neza ko yankundaga. Ese byibura amahoro washaka warayabonye? Kumukura mu buzima bwanjye final akanabura. Ubu nibwo wishimye. Ariko uvuye uva hose uje kumbwira ngo nose wowe ushinzwe iki na perereza? Nimba hari icyo ushinzwe ngaho perereza umenya ahari kuko nanjye ubwanjye ndahangayitse. Nshinzwe kumenya umukobwa wawe. Wiki? Nshinzwe kumenya umukobwa wawe nkande kutari umugabo wamushatse. Ubaza nkande kutari umugabo wamushatse ubundi. Keti umufitiye impuhwe nyinshi cyane urumva Keti yaguhangayikishije. Iyo nza no kumushaka bameze neza. None ko utagiye kumushaka. Kutagiye kumushaka ubizi neza ko yaguze. Wamuhaye undi mugabo asa kugira ngo byibura bigende bite. Yes. Wakabimenye ko afite undi mugabo. Urabaza iki? Wakabimenye ko afite undi mugabo. Mama ke muza ahantu Keti ari. Ndashaka kumenya ahantu Keti ari. Okay, uza ahantu Keti ari. Murahazi ndikuvuga ko muhazi. Wowe urahazi. Ushingira kuki uvuga ko mpazi? None wowe ushingira ko afite umugabo. Umugabo we nta ari kuvuga ko ntahazi. Okay. Nawe nka nyina. Wowe ushingira kuki uvuga ko mpazi noneho? Uri nyina wakabayuza ahari. Yes, byiza cyane ndi nyina. Hanyuma wandushije impuhwe rero. Urushanye n'umwana imbabazi ngo bashika kumurya. Nimba utarunabizi bimenye. Asoni baza kumbaza ibintu. Bivuze ko unyinira ku mubyimba unsongukiramo imisumari mu gisebe wowe. Wamunkuye mu biganza ngo ntamurya rero. Nicyo wari ugamije. Wamukuye mu maboko mabi umushyira mu maboko meza. Wampaye inema yo kwihangana basi muri uyu mwanya wa mana. Nukuri pe Imana inyirohereze twiganirire neza wapfura we nuva hano wigendera amahoro nimba ibyo byari bikuzanye nabyumvishije hari ikintu mbaza. Mama ke kwigira umwana mwiza ndabizi ko utari umubyeyi umubyeyi kiti. None siko ntari wabaniye umwana wawe nabi ibyo ndabizi. Nje kujya byiba umutima ugukomange ubone ko ari abahangayikiye umukobwa wawe cyane ko umugabo watabyitayeho. Cyakora sinkubeshye ibintu kugenda umbwira byose ni kugenda ndushaho kumva neza ko waba ufite ushobora kumbwira aho umukobwa wanjye ari. Iyo aza kuba byibura nzi n'ahantu nkaba mufite mu biganza namukurinda nkamurinda n'uriya mugabo wamuhaye. Ubutaha nusa hano uzaza uje kumbwira ahari. Nimba utaramenya ahantu ari nta mpamvu yo kuza kumbaza ahari. Turumvikana neza. Ahubwo niba sinzigera nongera no kugaruka ndetse nawe ntizigera mwongera guhura. Inde nande batazahura? Inde nande babayo? Ngewe na Keti igo. Keti wamwiciye ubuzima akiri mutoya kandi nawe bizakugaruka. Ndashaka kuvuga ibyo ushaka kuvuga byose. Wamara kubirangiza neza ubisoje ugasohoka ukigendera. Utekereza ko njana ngo tubaye n'undi asohoka. Wabikoze hakiri kare. Mama ke nkubwiza umuryango winjiyemo ntabwo ureba wabikoze hakiri kare. Ntango birangire hangaha. Birajya no mu buyobozi kandi ugomba gushinzwa cyane wowe. Ushobora gusanga ari wowe bishinjijwe. Abareka Soni. Sha. Ariko man, amaketi maze kuba insina ngufi pe. Buri wese acaho umukono uko yishakiye. Siko umuntu ufite ubwoba
humura. oya ntabwo bafite ubwoba bw'iki kongurira ka yakoze Didi karame hari igitekerezo mfite iki nta kuntu twaba turekeye kuganira hano muri salo. urashaka tujye out In instead where my bedroom. why I don't know, niho numva turi buganire twisanzuye, buriri burashasha humura ntabwo ari mu kavuyo, hari nakuka gahumura neza kuruta hano muri salo kubera nyine idirishya riri kuzana breeze yo muri kariya gashyamba kariya hepfo. Numva ari hano twaganirira neza nk'abantu bakuru. So byumva se? ndabyumva gusa nta numvaga ntacyo bitwaye Come twaganira on. I can bet ko kafatwa ni kari kuhengereza cyangwa kari kumviriza. Kandi umva ari ibintu nshaka kukubwira byawe nanjye twenyine. okay nimba wumva aribyo byakunezeza nta kibazo Kandi ntugire ubwoba, ntugire ikibazo, sibyo? Neza kuruta hano muri salo. nta kibazo tugende Kubera nyine thank you nale. Idirishya nta kwitwa muri karaga. Baturekeye kuganira hano muri salo. Gashyamba kariya hepfo. Numva ari hano twaganirira neza. So byumva. gusa nta numvaga ntacyo bitwaye ubuhanga bw'igihe ubuhe buhanga ndemeye ndanyuzwe pe. okay nimba wumva aribyo byakunezeza nta kibazo ariko bino bintu ntabyo nari menyereye koko se yeah none se baturekeye ku gashyamba kariya hepfo. nta kuntu ino nshuro yawe itaba iya nyuma umva nkubwire hano mpabagenda sibyo ariko ufite umugore yarantaye okay ubu ngubu meze nk'aho ndapfakaye. ndabyumva gusa nyine ufite umugore kandi ntabwo undi mugore ngo bishoboke n'iki kibura ntari imbere ya musaza wanjye nkamubwira uti Charles arashaka kunshaka none se musaza baza kwirongorera no ariko apana wowe kubera apana njyewe hari ikihe kibazo urabizi ubundi tumeze nka famiye umva ariko ntabwo byakunda kungira umugore noneho reka nkubwira ikintu gitangaje. niba warasomye amateka mu gihugu cya Misiri mu gihe cya kera bagiraga abami bitwaga abafarawo. Abafarawo bose babayeho babaga ari abana ababyeyi nyine ari mushiki na musaza. ntasiko rero tutanafitanye isano ry'amaraso. ibyo byari bya kera ariko ubu turi muri viziyo nshyashya. yego viziyo nshyashya rero igusaba kutanyicisha irungu nanjye ntacyo uzambura. Are you sure? Oh yeah. Okay, I will try my best. sibyo ibi bintu nabyifuje kuva bwa mbere nyikubona. Kuki utari warabibwiye? Bon, naragerageje ariko ntabwo nari nakabonye amagambo nyine nakoresha. navuga ko ubu ngubu ari amahirwe mbonye mu buzima kandi amahirwe nazitesha. ariko ugira utugambo turyo uzi ko nta mukobwa wakwanga bitewe n'uburyo uvugamo uburyo wakitingamo. ariko umukobwa nshaka ni wowe. erega ntabwo ibidushaka byose bitubona. kandi ubu ngubu ngiye numva ari wowe nshaka. ntabwo nakubwira ngo yego nanone sinakubwira ngo hoya. ni hagati birimo ibyawe. mva mubwire nyuma y'ibyo nyeretse nakora ibishoboka byose iyo wowe ikavamo. wowe upfa kumbwira icyo ushaka gusa. mbaye mushimye.
no byari bya kera. njye ngomba kugushimira. ariko nizeye ko basi wishimye. ntabwo uri kwishima gusa, ndanezerewe, ndanyuzwe byuzuye. okay noneho ubu wanyuzwe n'itahira. oya ibyo kunsiga byo ntabwo birimo, ahubwo wenda twakongera. Are you sure? Oh yeah, imbaraga ndazifite. Are you ready? urashobora ko ntari ready noneho? Mpaka wananiwe. kuri wowe tayari. amahitamo yawe yambereye umutwaro umugabo wanjye ni umutwaro ese nzawugutura mama ni wowe wampaye umukuzi ndagusabye uzamene imbaraga zo kwakira ibyo nkorera mama uzambe hafi ndagusabye